Okay, mwiriwe. Nizere yuko mumeze neza cyane mbahaye ika egoko umunota umwe abantu 200 ariko mana ariko gose nabaona. Okay, mubanze mumbwire niba muri kunyumva. Loda Chris, yo, Aminata sheri wamie, upo nyonyo. Mumbwire niba muri kunyumva. Muranyemeraga. Okay, good. Muba. Ijana kurindi. Okay. D'accord. Gamba ubyugamba turakumva. Okay, ndi hano nanje. Bo sasa jihadi ndakwemera mani ndi Mozambique. Mozambique se naho murahari? Okay. Ndashaka gukora live sindi butinde. Reka mbaho ubusutwa nikomereze Sipiriyani. Ariko iryo zina mana nyagasani, iryo zina ntago mushobora kumva. None se turavukana njyewe nawe? Turavukana ra? Akuzi ko mushyanuka mugakabya. Nta n'isoni mufite. Anyway, abantu 300 murahagije. Sasa rero ukuntu gahunda ziteye muri iyi mihanda. Iyi mihanda CPP, munyibukije Godfather niwe uvuga ngo CPP ubu recording bat. Ego komana. Ubu nsigaye ngira ikibazo cyo gukora live y'igihe kirekire kuko mba ngiye kugaburira inyagasozi nyinshi muri iyi mihanda kandi nta nukundi. Urakoze cyane Fred Mugabo. Thank you Fred. Thank you. Fred. Thank you. Fred. Oh. Okay. Reka mbahereze ibyanyu rero. Sasa rero hano muri iyi mihanda hari abantu bigize akaraha kajyahe. Hari umuntu witwa Kasuku arakabije muri ubu buryo. Iyo ataje yiyenza ku bantu aza yinjira mu mafamiye y'abantu noneho agashaka kuburinga abantu n'uwo bari kuganira mu kiganiro akamutesha agaciro kabone n'ubundi ugira abantu muganira bamwe udashobora gutera imbere ngo uvugishe nk'abastari ba hano mu Rwanda bakomeye. Sibyo nyine ugahamagara bubonye nuko udashobora kubabwira ibintu by'ubugoryi ngo winjire muri family zabo ngo winjire mu biki byose. Urakabije Kasuku, icyambere cyurakabije kuko agenda kuvuga ku kintu ari uko kimeze gute, ari uko umuntu yakabije warengereye. Ibyo nta kibazo gukora ibiganiro twese hano turabikora, ariko reka nkubwire urakabije noneho binateye iseseme. Icyambere cya kwanza, hari umwana witwa Jackie, mwese muramuzi muri iyi mihanda. Nukuri kw'Imana namaze gukurikira ikiganiro yakoranye nawe barimo kuvuga Janet Gisetsa, uyu nguyu utuye muri Canada. Sibyo muramuzi Janet mwese hano, ni umuntu mwese muzi muri iyi mihanda kuva na kera. Noneho njyewe
ndamuzi, ni umumama hano muramuzi mwese, ni umuntu mwiza, ni inshuti y'abantu benshi hano. Kasuku nawe ubwawe urabyiyiziye, uri kumva ubwawe urabyiyiziye, uri kumva, urabizi ibintu byose uri kwikora, urabizi, uzi neza yuko ari umuntu mwiza. Abana n'abantu bose, thank you so much Aminata, urakoze cyane, na ubwawe uramuzi, sibyo? Noneho hari umwana uri kuvuga ngo ni nyirasenge, ibyo ntabwo tubizi, kimwe nk'uko nta n'ikintu bidutwaye. Ikindi, nimba imiryango itumvikana, wowe ubwawe imiryango yawe murumvikana, subiza icyo kibazo ugisubiza abanyarwanda. Uretse n'ibyo Kasuku, uretse gushyanuka ku miryango, wowe famiye zawe murumvikana, subiza. Abantu bose hano bari kwandika, abantu 400 bari kwandika ngo urakabije. Janet yagutwaye iki ku buryo ushobora kwinjira muri famiye ziwe? Noneho nta nubwo uri kugira, uri gutesha agaciro uriya mwana w'umukobwa, ukamuburinga ngo none se ngukora umwuga w'uburaya, ngo waburetse. Wowe wakwiteje imbere, urajya gufasha, kumbiki ngo mumufashe iki? Wowe se ufite iki? Kasuku urakabije. Abantu bose bari kwandika, abantu 400 hafi 500, ntago ari uko bakwanga, ariko urakabije, uri kwinjira mu miryango. Noneho wahereye njyewe maze igihe mbikurikirana. Ejo bundi waranyihaye ujya kuntuka, ndakwihorera. Njyewe na DJ Brian wihaye ibintu byo gutelefona abantu, wabuze content, sibyo? Wabuze content, ntacyo afite, agifite yakwirirwa ahenahenura hariya. Wabuze content. Ese watumiye abantu bakomeye, wabakura he? Wababonye uwo mwanya wo kubahostinga? Ntago wabahostinga. Uri kugenda uburinga umwana w'umukobwa ngo mubwire. Nako wigeze kuvuga ngo ukorana na RIB. Ubu rero nibwo tugiye kureba uko ukorana na RIB. Iyo RIB mukorana, nimba ari RIB yo hehe, nimba ari yo muri Kongo, ntago tubizi. Ibyo byose warabyivugiye. Uriya mwana w'umukobwa uzanuka buringa hari. Mu minsi ishize duheruka kwitaba muri RIB. Ibiganiro yagiye kora bitesha agaciro igitsina gore kubera gutukana n'ibiki byose n'amagambo. Hari nawe ubwe hari ibiganiro bamuvugishije, hari ibiganiro badusibishije by'uriya mwana w'umukobwa, ku buryo hari nabo yabwiye RIB yihanije gukorana ibiganiro nawe, kubera yuko baramubwiye bati nimba mudahinduye content turi kumvikana, nimba mudahinduye content nimuhagarike gukorana ibiganiro nawe. RIB irabidusibisha natwe ubwacu kuri The Dynamic. Munabyumve neza mw'abanyarwanda, hari ikiganiro cya Jackie RIB yasibishije. Urumva, hari abanyamakuru barababwiye ngo kumukoresha ikiganiro ntabwo tubyanze, ariko hari amagambo akoreshwa mudakomba kumubazaho. Uriya mwana w'umukobwa nawe ubwe arabizi neza, RIB yarayitabye iramuganiriza. Natwe ubwacu baraduhamagaye muri The Dynamic n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, ibiganiro barabibasibisha barababwira ngo nimuhindure content. None wowe harya ngo ukorana na RIB? Ibi nibyo dukeneye. Noneho RIB turayikeneye nayo isubize ngo abantu bakorana nabo nimba baba bagomba gutesha agaciro imiryango cyangwa n'abantu ku giti cyabo. Ni gute basibishije abandi biganiro, ibyawe bitesha abantu agaciro bikaba bikira aho ngaho? Ese mbaza, imiryango yacu iroborije kudutunga cyangwa kutumenya? None se abantu bose muri iyi mihanda wibwira yuko batagifitanye ibibazo na famiye? Nawe ubwawe ubifitanye na famiye zawe, urabizi neza, cyangwa nzabikuzanire mbidarape hano. Urabizi neza ko nawe ubwawe ufitanye ibibazo na famiye zawe. Wagiye ugakemura ibibazo byawe na famiye zawe, ukareka kujya gukemura ibibazo bya famiye z'abandi utanazi, utanaturanye nabo, utanazi rwose, utagomba no kumenya. Inyarugenge mukaza ngo abantu, ibi byose ni wowe Kasuku. Ibiganiro uvuga ngo abantu ngo ntago bafasha, ngo umuntu nibagira gute
Janet hano ninde utamuzi? Wowe ubwawe ntago ujya utegura ibikorwa. Hano dutegura ibikorwa jewe na DJ Brian. Janet ari mu bantu basupporting ibikorwa bihari n'abandi bamama bari ahangaha. Ariko umuntu nimba mwavuganye cyangwa mutavuganye uraje ntago ese wowe ubwawe ushobora kutuzanira voice note zigaragaza ibintu byose buri kuvuga ara ku muntu w'umubyeyi nk'uyu ari mama wawe cyangwa mushiki wawe uri gutukisha bene kara kagere, bari gutuka bene kara kagere, byagushimisha. Ariko DJ Brian ari hehe ko uyu mumama turamuzi kuva na kera? N'uyu mwana ngo ni n'uyu mwana ngo bavuga ngo abereye nyirasenge. Ibyo ngibyo ntago tubyitayeho kubera ko ntago tubireba. Ariko se mushobora no gusanga numvise inshuro amuzi, twebwe tumuzi inshuro zirenze we izamuzi. None nimba dufite uko tumuzi n'undi nawe akaba afite uko amuzi, ibyo bigutwaye iki? Ndashaka kukubaza Kasuku, bari gutuka umubyeyi bene kariya kageni ari mushiki wawe cyangwa mama wawe wakubyaye, byagushimisha ugatangira ukajya haruga ugakwenkwenura? Ntago byumvikana rwose. Ni wowe uri gutuma uriya mwana atuka famiye ye. Byose ni wowe uri kubitera. Ni wowe uri kuzana ibibazo bitewe n'ubunafiki ufite n'umutima mu bufite kuko nta content ufite. Yes, nejo bundi uzamuhamagara aziyongera tuke famiye ye. Gute se? Ntago bishoboka, ntago tuzabibemerera, ntago byakunda, ntago ntibishoboka gukunda. Never. Ntago bishobora gukunda, ntibibaho, ntago byakunda rwose. Bitari ibyo nawe wa mukobwa we ngo ni Jackie, abantu hano barakuzi, ugomba kugukunda, nta tegeko rihari ry'uko umuntu agomba kugukunda cyangwa kukwitaho. Imenyera ubuzima bwawe rwose nta kibazo. Abanyarwanda hano ejo buri numvise uvuga ngo hari umugrameri wubaha. Ubu uri kumwubahisha, uri kumutukira famiye, uri kumwubahisha se ejo si uzakugeraho. Kuba batakwitayeho, iyiteho nawe ikunde kuko twese famiye ntago zidukunda. Nta nubwo biri ngombwa ngo bigire. None se umuntu kuba ari nyogosenge ntago bivuze ko yakubyaye, nta nubwo ari itegeko ngo akwiteho. None se Kasu, wowe nyogosenge wa hano ruguru muraziranyera niko? Umva bantu mukora YouTube, mufite YouTube, mureke kurengera no gukabya. Muvuga ibiri mu mihanda fine. Aba babyeyi ntibari mu mihanda, umama wa Janet ntari mu mihanda, famiye ze ntiziri mu mihanda, abavandimwe be ntibari mu mihanda. None se ubwo urumva uri guhesha agaciro famiye yuriya mwana uri gukoresha ibiganiro? Yirenza nde? Hari ukangisha ngo uziranye na Ribu, ngo Ribu ngo ukorana nayo. Ndashaka umunsi wongeno njyewe mperuka no kukwiyamana kubwira ngo stop. Ntago ushobora gukoresha ifoto yanjye mu kiganiro cyawe kuko sitaki shitani igenda iguruka. Njyewe bura ntago ndi shitani, ntago ugomba gukoresha ifoto. Ariko rimwe tuzahura Kaso, tuzababa ngo harya ngo ukorana na Ribu nayo dukeneye idutangarize koko niba mukorana. Uri akaba ari wo murongo yaguhaye, tumenye aho tujya mu mategeko natwe. Nta soni meruka kuguhamagara kubwira ni stop kumvugaho. Ntago jewe mbyanze kuko jewe niyo mutamvuze ndababara. Niyo mutamvuze ndababara. Ariko stop, mujye mureka kumpimbira no kuzana ifoto yanjye uyishyire kugira ngo abantu baze. Se kugira gute? Kugira ngo yes, ntago nanze ko mumvuga ahubwo mbashaka mumvuge. Bebe mutanamvuze gengira n'ikibazo no. Ariko Kasu kute ni gute ushobora kwicara ubwawe byavuye mu kanwa kawe uravuga ngo ukorana na Ribu dukeneye Dr. Murangira Thierry adutangarize nimba koko mukorana, twumve kuri ari wo murongo yaguhaye, tubyemere tuvuge tuti aha none se ko ari mu kizuru. Ibyo twanabyumva. Umva njyewe ubwo twabyumvikana, ubwo twamenya urundi ahandi hantu dushobora kujya. Bebe muceceke mujye mwumva umuntu yabuze content aririrwa yayura kuri famiye udashobora.
famiye zifura, abantu batuje bakunda abantu. Ariko kubera yuko wenda hari igikorwa wateguye, Janet wenda ntiyagisapotinga bitewe n'akazi afite, birakurakaza. Janet ni umuntu sapotinga na ba DJ Brian hano murabizi, n'abandi mwese mutegura ibikorwa byo gufasha. Ni umuntu uvuga, ni umuntu muzanira abantu bafite ibibazo, akagira contribution nawe ashyiraho nk'umunyarwanda zibazo by'abantu bahura nabyo muri iyi mihanda. Urumva? Ni umuntu nawe urabizi neza ko hari ibikorwa ujya utegura akagusapotinga, ubwawe ujya uri kuri live ukabyivugira. Ariko kuki abanyarwanda mwibagirwa vuba? Amaboko umuntu araguhaye, ejo uragiye umwogeyeho uburimiro, umutesheje agaciro, nta soni kasuku. Ariko nyoberwa ahise ubundi uri umudiaspora wa hehe? Nyoberwa n'ubudiaspora bukurimo, kuko mbona ntazi ibintu by'ubucipu burimo. Mana nyagasani, Mana nyagasani, Mana, ibintu by'ubucipu n'ibiki byose. Inda nini yishukuze nta soni. Wowe ubwawe ntabwo ujya uvuga uti ndashimira Janet Gisetsa wo muri Canada, ari mu bantu basapotinze iki gikorwa ndi gutegura, none uribagiwe n'akanya mwarangiza. Ese ubundi baze kabone niyo yabikora cyangwa atabikora, kuko abikora kubera umutima we. Mubaze atabikozeho ntabwo mushobora gutegura ibikorwa byanyu n'abandi bagasapotinga. Ubundi mbaze famiye z'abantu, ibibazo biri muri famiye mwese hano munkurikiye, abantu 500 mwese mugirana ibibazo na famiye zanyu. Mwese ko mutaraza ku YouTube ngo muvuge ko mutari mwaza, munsubize numvireho ko mutaraza ku YouTube ngo muvuge ibibazo mufitanye na famiye zanyu. Kuki kasuko wowe nagufitanye ibibazo na famiye za? Ese ubundi famiye zawe nta bibazo birimo? Genda ukemura ibibazo byo muri famiye zanyu. Twese twagiranye ibibazo ariko mwarangiza mukaza ngo abantu batemutera imbabazi. Hanyuma umwana uramufashe w'umukobwa Jack, uramuburinze. Alors uramuburinze ngo urindaya, ngo none se ngo tugushe, ngo yongureke kanoka. Sex work is work, please stop. Mureke kuburinga abantu. Uriya mwana mumuteshaga, ni nawe ubwawe wamuprovoce, turabireba. Nta soni ukajya mu miryango y'abantu. Njewe watuka umuntu ku giti cye, na Janet wazanuka mutuka ku giti cye, wenda muraziranye, famiye ze muhuriye hehese. Byibura se yaba yanakugiza ati muri iyi mihanda ko tuzi Janet imyaka na yindi. Numvise ahubwo bamwe mutanamuzi nuriya mwana ngo abereye nyirasenge, ariko bivuga. Ese ubundi mbaze kuba ari nyirasenge ni DNA, kuba ari nyirasenge bisobanuye egare kuza ukatuvuga ngo yebuze bibe kuba ari nyirasenge bibi nise yo kumukubitisha ngo abade. No, ntabwo bishoboka. Uriya mwana ngo ni Jackie mu muhamahoro akore shozi wagomba gukora. Nawe wa mwana we uzukoresho. Twese dufite famiye, amafamiye duturukamo tuzi uko twabanye nayo. Ntabwo twese tuza ngo tuyexpose hano, nta wamenya ejo nejo muri twese tuba twarananiranye. Ariko ubundi mbaze, ubu mureke mbabaze, ubu nanjye najya hano nkavuga ngo famiye zaranyanze, njewe ukuntu mba meze gutya nk'akasa mutwe muri iyi mihanda, ubundi famiye zaba zijya kunkunda zinshike? Ubundi we famiye zajya kugukunda zihereye kuki? None se Kasu, uyu mwana urashaka kumva yuko umurushije? Ubwo n'urukundo umufitiye mbese uri kumushuka, uri nta soni. Umwana w'umukobwa ukamufata ukamutesha agaciro bene kari akageni. Erega nawe akaza ngo no, nawe ukabitega amatwi usubiza abanyarwanda babyumve. Ibi bintu ndaje ikiganiro nzakora kuwa 5 nzabibaza RIB. Ni wowe wavuze ngo ukorana na RIB, twumve ko ari wo murongo RIB yaguhaye. Ibi tuzabibaza RIB, kuko ntabwo tuzajya duhora turi shuku ngo uyu muntu ngo nta soni kweri. Famiye, umuntu w'umubyeyi
famiye yiyubashye. Ibi bintu bigomba gusubirwamo, bitari ibyo ngibyo ntago biza kuvamo hano mu Rwanda, ntago bivamo. Twitoreye perezida wacu, uri kumva, twaramutoye, agomba kudufasha bino bibazo. Ubu rero yaravuze ngo mujye mumbwira, uretse sha, uretse wa mwakwitonze ko twese tuzi gutwitingara, ko tuzi gutwitinga. Kasuku bwa wivugiye ngo ukorana na RIB, dukeneye RIB duha ubusobanuro nimba uriya murongo ari wo yaguhaye. Ugomba kujya muri famiye z'abantu ngo ugiye gukemura ibibazo. Kemura ibibazo muri iyi mihanda birimo byinshi. Ingo muzijyamo gute? Ibyanyu bihandoringa gute? Ubizana kuri social media. Azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto. Yego, oya, ubu nuko namaze kubona ko biri too much. Uzabaze njyewe ngira uko ngenda, muzanaperereze buriya njyewe ngira uko ngenda, ngira nuko mbaho nundi musi gutamitse. Ni gute wabona ibintu njyewe iyo mbonye ibintu bitagenda neza muri iyi mihanda ndabivuga. Ubu buretse kuwa gatanu nzakora ikiganiro mentioning RIB, yes, kuko nzi neza yuko bakurikirana ibiganiro byacu. Noneho batubwire ngo uyu murongo niwo mwamuhaye, mwaramuhaye ngo ajye gukemura ibibazo bya famiye. Uricara ukanaburinga umwana w'umukobwa nta soni. Yego, ubwe yarabyivugiye, ndetse ndi kubivuga hano ariko ndi ikigoryi, nta soni. Ariko njyewe iki kibazo buretse nako ntago biza kurangirira hano. Njyewe ndi kubireba nkabibonera ubu abantu bose bazajya bagirana ibibazo na famiye bajye bajya muri social media. Kuki batajya muri RIB se ngo barege? Siko musetsa. Ubu twese nituzajya tugirana ibibazo na RIB, n'abantu bo muri social media tujye tugenda kuko njyewe hari ibiganiro ntega amatwi nkumva nkavuga no, muribuka ejo bundi ari kudutuka kuri ntuze, ejo bundi adutuka genda DJ Brian ndavuga no, kiwe ntabwo ndi umuntu kujya gusubizanya na Kasu kuteze. Ariko noneho byageze mu miryango, namwe nimwibaze umwe mu muryango yanyu, namwe muri kunkurikirana agiye muri social media akavuga ngo naswanye ngo na famiye zanjye bibiki n'ibiki ngo bra biratureba twebwe. Izina ry'Imana mujye mureka gushyigikira ibintu. Namwe ubwanyu muri hano mbwira hagize umuntu ko mwese tuzi ukuntu famiye zanyu, tuzi ukuntu ziba muba mwarabanyera ko kaba karahanyuze ari byere. Musubize. Ubu ngubu nawe nkurikiye ndabizi ko ushobora kufitanya ibibazo na famiye zawe. Famiye zawe zize, umwe ave muri famiye yawe aze avuga ngo runaka ngo byagenze gutya na gutya, ngo yarantaye, ngo ntaga nkunda, ntaga ari ngombwa. Mujye mugenda gake, mujye mugenda gake, akariro gake na fe. Ibibazo mugirana na famiye zanyu n'izanyu mujye mubihandoringa ku giti cyanyu. Mwicare. None se ndababaza ikibazo kitagira icya kabiri, musubize hano. Mw'abanyarwanda mwe, karibu Janet, mw'abanyarwanda mwe, nimuzajya mugirana ibibazo na famiye zanyu, muzajya muhita muza kuvuga ngo famiye zacu ngo twagiranye ibibazo ngo ntago bankunda, ntago barobrije yo kubakunda. Yes, Jiha. Yeah, wiriwe. Dora abantu hano bari kwandika bati ngo Kasuku biriya jewe nibaza impamvu agira iki kukugeza kuri family z'abantu n'ukuri birababaje. Yes, okay. Niyinjire muri family. Yes, wiriwe. Go neza. Muranyumva neza? Yes, genda po. Yes. So ukuntu ibintu bimeze, Kasuku, first of all, Kasuku niwe cyane utuma uriya mwana antuka. Yes. Vuga
Kasuku yajyaga akora ibiganiro akazana abadamu badafite uko bameze abashaka mituweli abantu ngo abantu babyaye abana imitwe ibiri akatwoherereza tugafasha nk'abadiaspora nk'uko dukunze kubikora. So recently aza kunyandikira ubundi akambwira ngo aranyotewe nkamuha icyo muhaye nkamuremera nk'uko aba yabishatse. So recently I put a stop on that. Ndambwira Kasuku nanjye hari ibintu ndimo bingora. I don't think ko nzajya mbona amafaranga nguha umbabarire. It's not forever when igihe kizagera gihinduke ariko right now I'm gonna put a stop. Nta mafaranga mfite yo kujya mfasha abo bantu nta n'amafaranga mfite yo kuremera. So Kasuku aranyihorera arongera aratryinga another day yabikoze nk'insheshatu abona koko ntabikoze nk'ukuntu twajyaga tuyamo. So Kasuku ikintu yakoze abona uriya mwana kuko we bari baraganiriye uriya mwana mubwira ko ava mu muryango iwacu. Ngewe ngiye kubabwira story y'uriya mwana. Uriya mwana niba mbonyeho mu buzima bwe ambonyeho kabiri kandi nababarira n'iminsi yambonyeho. 2014 naratashye mu Rwanda yari umwana muto ari mu rugo mama afasha abana benshi b'imfubyi. Uwo mwana sindamusize mu rugo njya kuza mu bihugu byo hanze cyangwa se aho nabaga muri Uganda ariko ntacyo nsanga mama afite abana benshi arera. Ndamubaza arambwira atabagore baraje babantera ku muryango baragenda bambwira ko ari abana bande ba musaza wanyu. Urumva iyo ni story y'uwo mwana. Abagore babiri baraje my brother ngo amaze gupfa bamutera uwo mwana ngo w'umukobwa uwo mwana ngo yarazingamye bamutera umwana w'umukobwa. My mother was 67 aramufasha aramufata ari umwana w'uruhinja aramwonsa yaramugaye amaguru amutwara kwa muganga amushyiramo plaster ararwaza umwana mukura muri malnutrition yararimo umwana aramukuza amushyira mu ishuri. Njyaho natahiye mu Rwanda uwo mwana yari about 10 years old cyangwa se 9 years old. That was 2014. Ndataha mu Rwanda nsanga mama afite abana benshi n'uwo mwana yararimo. So uwo mwana basically yari muto ntacyo urumva ko ntacyo nari kuganira n'uwo mwana. Ngewe icyo nakoraga narabafashije bari abana benshi narabafashije b'imfubyi nasanze mu rugo narabafashije nkajya mugurira utwenda umunamubaze nkajya muha amafaranga. Nari mfite amafaranga ntise nta nkweto ufite nkamutwara nkamushopingira imyenda utwenda yarabuze mu rugo nkatumuha. Numvaga nanjye nshaka gufasha abana kandi koko bari benshi bose narabafashije ntago ari we wenyine nafashije abana benshi nasanze muri urwo rugo rw'iwacu. 2014 nafashe indege ndagaruka na spendinze months. Urumva umwana mutoya nta kintu cyinshi twari kuvugana uretse ngiye kumuha urukundo rw'umubyeyi nkasanga hari icyabura nkakimuha nkiciraho nkagenda. Kuva mubonye first time 2014 nagarutse muri Canada nishyize ku mwanzuro kujya mufasha. Ubwe arabivuga mu biganiro byati yajyaga anyohereza amafaranga ntabwo abihakana ko ntamuhaga amafaranga. Namuhaga amafaranga ya upkeep kwiga yarigaga ari mu ishuri ntacyo yarabuze haga upkeep nkamugurira uniform nkamugurira ibintu byose yaburaga mu rugo. Aho yatangiriye kugira imihango whatever nkajya murebera n'amafaranga y'amapazi byose arabireba. Mbese I took care of all kids I found home naratekinze care. So 2020 muri covid narongeye ndataha sanga umwana yabaye inkumi. Urumva umwana nasize afite imyaka 10 nagezeyo nsanga afite nk'icumi 16 ibintu nk'ibyo. Naragarutse mbona koko arambwira ati ibi nibi simbibona bra bra bra. Ndavuga ni humura nzajya mbiguha. Naragarutse koko nkagenda muha upkeep namuhaga amafaranga nagiraga nte n'abandi ni benshi nafashaga. N'ubu ngo babandi dufite imfubyi nyinshi mu rugo bazana abana bakavuga ngo naba musaza wanjye. Abo bana nabafashije kandi bavuyemo abana bazima n'ubu bameze neza. We wenyine ni wawe waretse ishuri ava mu rugo ariruka aratorongera aragenda. Arabyivugira igihe naherutse kumuha amafaranga nabanje kujya muhanura kuri telefone nkambwira n'ukomeza zino ngeso mbi nguka muha amafaranga akayatwara mu bamotari. Twari dufite umupanga yaho ngaho w'umugabo afite umugore akajya ararana n'uwo mugabo ari under age. Ibyo bintu twabanje kubipfa behind the scene. Nimukajya mwumva story one side mujye mugerageza mwumve n'izindi side.
umugore akajyaza akatwihanangiriza mu rugo ati uyu mwana nzamwotsa nzamutwika hataryamana n'umugabo wanjye, umwana yari under age. So njyewe ikintu nakoze navuze ni rero wa mwana we nukomeza bino bintu rwose ntuzatuvune, njyewe nzakureka, ntabwo nzakomeza kugufasha umeze gutya. One time birakomeza bikomeza, noneho nkajya muha amafaranga, icyo yakoraga akayatwara mu bamotari, umwana bikirara aragenda, noneho akajyaza ari blacked out mu rugo iwacu. Mbwira mama ni rero mama ntibi ntabwo nzabivamo, nanjye mfite ibibazo bindenze, mfite abana nanjye ndeberera, mfite isi yose ndeberera, mfite abantu bose, uyu mwana njyewe niba afite ingeso zimeze gutya ntabwo ndi bukomezanye nawe. Naramuhannye, naramuhanuye, naramukansorinze, nimukajye mwumva one side of the story. Uwo mwana naje ku giving up, ndamubwira ni rero njyewe I've given up. Ariko iki ngiki ku giving up kwanjye ni ingeso zembi nawe atihakana zabiteye. Rero ntabwo aricyo yajya hariya akajya ntukira akajya avuga ngo yarwaye trauma kubera njyewe. Ntabwo ari umwana nabyaye mu nda yanjye amezi 9 ngo naramutaye ku buryo nazira icyo ngicyo. Kandi niyo yaba ari umwana wanjye agakora ibyo ngibyo akananira, na giving up nkamukuraho amaboko. She should understand that. Umwana wa musaza wanjye ntabwo ndi obliged kujyaho ngo mufashe, nta hantu byanditse ngo mufashe. Ikindi ngo naramwihakanye. Of course namubwiye, nabajije mama, niko kantu yafashe nubarakavuga. Ndavuga ariko mama uyu mwana ni uwacu kweli? Ibi bintu mu muryango ko bidahari, jewe ko ntazi umwana w'iwacu ameze gutya. Ibyo bintu naye aragenda avuga ngo naramwihakanye ku gasozi. Of course narakwihakanye kuko sinzi ukuntu umuntu ashobora kukubwira akaguhanura ukanga ukarenga kubyo yakubwiye. Naravuze nti I don't think kuri uwacu. Uzazane DNA, kandi iyo DNA zaza ari iziwacu, nta kantu ka DNA nkubonamo gasa n'iwacu. Niyo wazizana DNA zisa n'iziwacu zikaba ari iziwacu, ugifite imico imeze gutya, ukijya hariya karubanda ukantuka, ukijya hariya ukamvuma ukavuga ngo njye ndyamana n'abana batoya, ukijya hariya ku karubanda ukanyubaha ukatutanaziranye, ukavuga life yanjye yo muri Canada yombayeho. I don't know you, kandi nanjye ndagusaba kutamenya. I do not know you, kandi sinzapfa nkumenye. Nongere mbisubiremo, ntabwo uri uwacu just because I don't think ko DNA ziwacu zikora ibyo bintu. I doubt you period, niryo jambo nakoresha, ndadoutinga. Dusubire kuri Kasuku. Kasuku baca umugani mu Cyongereza ngo nawe Jackie, wiyita Jackie, kandi iryo zina Jackie nongere highlighting ninga Abanyarwanda. Hari umwana wa mubyara wanjye, I mean my niece, yanga kubi, yaragiye yiyitirira amazina ye. Ayo siyo mazina y'uyu mukobwa akoresha, yiyitiriye amazina ya my other niece kugira ngo nawe amusebye muri izi gahunda ze arimo business ze. Iyi business yakora kugira ngo ayiyitirire ashyiramo amazina ya my other niece. Aya si amazina ye akoresha ahangaha. Jackie Uwase yafasha yuriya mu niece kugira ngo amwangize no muri business ze. Azagira ati jewe rero ikintu nabwira Kasuku n'uyu mukobwa, never beat the hand that fed you. Kirazira. Imana yonyine igukubita inkoni utazi. Aramvuma niwe Mana yandemye. Never beat the hand that fed you. Mu Kinyarwanda ntuzakubite ukuboko kwakugaburiye. Kirazira nibibaho. Rero njyewe wa mwana w'umukobwa we untuke, ukora uko ushaka, naragufashije uranabyivugira. Yes, niba uzinguruwa mu muryango iwacu, genda ukore DNA, niyo zaza zisa n'iziwacu. You owe me apology, kandi sindi ngombwa ngo nzakubabarire. So forget about me, I forget about you. Ntuzi ntago nkuzi, ntabwo nkuzi period. Tubyumvikane gutyo. Ntuzambabarire nk'uko bivuga, nanjye sinzakubabarira. None uriya Gasuku aza mu miryango y'abantu akaza because you trigger me to give you money, you manipulate me to give you money. Kasuku, forget about it. Niyo najyaga ngo haburiya wabyishe, and you are not royal. I will state that and again and again. You are not royal. N'abandi uzabahemukira gutyo, kandi umuntu uhemuka buri Imana imuha iramwishyura. Urakoze giha, urakoze, kandi sinzi ukuntu nagushimira. Sawa Janet. Okay. Hello? Belinda. Oui.
Hi. Hi. Mwana we umva Mhm. nagihari rero nkubwire. I'm so sad reka nkubwire no kumva Janet nonaha ari kuvuga uko ari kuvuga right now ni ibintu bibabaje cyane kubera yuko personally Janet ni mubyara wanjye, let me start like this. Janet ni mubyara wanjye, ni mukuru wanjye, sibyo? Umuntu nzi kera cyane, kera turi abana, turi ababebe. Ntago ari umuntu nzi ejo, ntago ari umuntu nzi imyaka 5 yashize, ntago ari umuntu nzi imyaka 10, ntago ari umuntu nzi. So, ni umuntu nzi turi abana, she was older than me, ariko ndamuzi, you know. So, kuba numva Janet muri aka kanya avugana akababara afite, n'agahinda afite right now, n'uburyo ari kuvuga right now, ni ibintu bibabaje cyane. Ikintu cya mbere navuga kuri njyewe narababaye cyane bwa mbere nkibona uyu mwana witwa Jackie, nkimubona mbere ntaramenya yuko dufite n'icyo dupfana. Narababaye mbona ari umwana w'umukobwa nyine ukuri ibyo yakoraga, ariko of course imihanda nk'uko tuyita, imihanda ikongoza gukora ibintu ibyo ari byo byose, and we never judge anybody. Kubera yuko nta muntu wajaginga undi bitewe n'ubuzima anyuramo, bitewe n'ibyo anyuramo n'ibiki byose. So to my surprise, bwa mbere mbona ikiganiro cya Jackie ashyiramo amazina yombi ya Janet Gisetsa, akavuga Janet Gisetsa muri Canada, and then kuri njyewe nabaye very shocked kabisa, nakubeshya. Iki kiganiro nacyumvishe, Janet nta n'ikintu namubwiye, nta n'ikintu namubajije, naracyumvishe. Nza kumva icya kabiri, noneho nibwo natangiye kuvuga ese what's really going on. Noneho tuza kuvugana, uwo mwana sinari muzi pe, Jackie ntabwo nari muzi, nawe ntabwo anzi umubajije. Famiye yacu iri very extended, ni famiye nini cyane, is very extended, ariko mu by'ukuri to my surprise ikintu cyabaye nuko ntabwo mvugana na Janet, ndetse naramubwiye are you really sure yuko uyu mwana ni umwana wo muri famiye? Kubera ko mu by'ukuri twebwe mu rugo uburyo twakuze n'uburyo n'ibiki byose, ntabwo nigeze mbona umuntu wacu wo muri famiye cyangwa se w'umuvandimwe cyangwa se yaba shaje uyu mwana nuza Jackie, ariko sinigeze mbona, kuko ndanga no kumukomeretsa kuko simuzi pe, ariko ntabwo nigeze mbona umuntu uduturukaho ushobora kujya out there akiyandarika, cyangwa se hari uburyo twebwe muri famiye tubungabungana, tugafashanya, tukarunda, you know, you get close to each other. Niba hari umwana ugize ikibazo ukagerageza ibintu byose bishoboka. So to my surprise, njyewe uyu mwana, to be very Gihasi, nakwesha inshuti yanjye, ntabwo nari narigeze n'umunsi n'umwe menya uyu mwana pe. Nabaje n'aba oncle banjye, urumva, nabaje n'aba oncle banjye mbaza Janet, urumva, bampa amakuru neza amakuru y'uwo mwana, of which ayo makuru wenda Janet yabivuzeho cyane, nta nubwo Janet yajyamo cyane, kubera yuko njyewe ntayo nzi cyane pe. Amakuru y'uwo mwana ntayo nzi, kuko almost ngenda umuntu wo muri famiye, like I really get into family yanjye, yaba kuri matano cyangwa patano, kwa mama no kwa papa. It's so deep, ku buryo ndi umuntu nyine ukunda kumenya ibintu bya famiye, kwita ku sinzi, ni ibintu bimbamo tu, urumva. Ariko mu by'ukuri uwo mwana ndakubwiza ukuri, n'aba oncle banjye nabazaga, sibyo, aribo ba uncles be nyine, sibyo, ibintu bambwiraga nyine byabaga nyine ari ibintu bidafatika pe, nkubwije ukuri. Donc histoire ntabwo ari history yafatikaga pe. N'uburyo umwana yitwaye nyuma y'ibintu, wenda urumva dufite amateka atandukanye pe, sibyo, amateka atandukanye n'ibiki byose, ariko nimba umwana aje muri famiye nk'imfubyi,
papa we mama we wenda ntago bagihari, aje muri famiye baramwadoptinze, not really an adoption, ariko bamuzanye mu muryango, sibyo? Ariko umwana noneho niyitware nk'umwana mu muryango. Hari abana benshi tugira muri famiye twese mu muryango w'abanyarwanda tugira izo kazi zitandukanye z'abana b'imfubyi, abana batishoboye, abana ariko niba umuntu akuzanye mu muryango, yego uri uwo muri famiye, sibyo? Ntiwitware nk'umwana, ukitwara like something else, ukaba indisciplined, sibyo? Ukanywa inzoga, ukajya mu bagabo uri umwana muto. Ni urugero, simbizi kuko sinari impari, nibyo numvaga. Ariko ntiwitware nk'umwana, ntiwitware nka hari igihe amahirwe agucika bro. Yego. Janet, personally, Janet nkuko nabikubwiye mbere, Janet is somebody that I know kuva nanjye nyiri umwana. Ariko impamvu twese twakuze tukaba abo turi uyu munsi ni ukubera yuko hari uburere twanyuzemo sheri. Wenda ntago byabaga byoroshye, ariko hari uburere twanyuzemo, tubugenderamo, turabwubahiriza, tuba abo turi uyu munsi. Urumva? So rero iyo muhumure na Jack ndamuzana kuko ikiganiro nabonye kirimo amagambo agize icyaha, turagira ngo tubikumire hakiri kare. Harimo ibyaha byinshi kandi aho kugira ngo ejo umuntu afungwe, no, hejuru yuko umuntu ari guprovoka umubyeyi, ntago bibaho. Noneho banabura inzu uriya mwana w'umukobwa ngo ni Jack. Erega Jack njyewe ikibazo sinyikobana kuri Jack, ahubwo Kasuku niwe wakoze ibigize icyaha. Icyo kiganiro mugikurikiye mwabyumva, gufata amazina y'umuntu ukayashyiramo ibintu nkabiri, no, umuntu bakamutuka ngo umuntu w'umubyeyi ngo ni imbwakazi. What the fuck? Kuri Kasuku, sibyo? Kasuku ndamwubaha pe, sibyo? Ariko reka nkubwire, hari ibintu dukora kubera ubuzima cyangwa se kubera content n'ibiki byose, ariko tujye dushyira mu gaciro pe. Tujye dushyira mu gaciro. Number 1, Kasuku, Janet ni inshuti ya Kasuku, cyangwa se bari inshuti, cyangwa se baraziranye. Ariko ntushobora gufata umuntu wari inshuti yawe cyangwa se inshuti yawe ngo umukorere ibintu nk'ibyo kuri social media. Hari wenda umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri yakubashye, cyangwa se hari iminsi mwavuganye neza, ariko kubera amaronko cyangwa se kubera iki ugafata umuntu w'umumama ukamushyira hanze hariya. Reka nkubwire ikintu kimwe sheki, nta wuzi ejo. Yego, twese hano dufite imiryango, kandi twese ntabwo tubanye neza n'imiryango yacu. None se twese tujye tuza expose imiryango yacu ko bimeze. Kasuku bagatuka umuntu w'umubyeyi ngo ni imbwakazi kweri, ari guprovoka uriya mwana akibuka byinshi. No, ntabwo bibaho. Ari nuko Jackie ni umwana pe, ndabyumva ku myaka yanjye cyane, ku myaka yacu twese ni umwana, ndabyumva. Ni ukuvuga ngo Jackie can be manipulated. Yes. Umuntu wese waza wese amutunga ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kuba manipulated. Urumva? Ariko ntabwo tugomba guprofita ubwana bwe cyangwa se ibibazo wenda yaba yaranyuzemo kugira ngo tu blackmailing umuntu runaka uri innocent. Urumva? Reka nkubwire Belinda, Jackie ni umwana, yes, ariko ntabwo ari umwana wo kuba ageze kuri iriya myaka atazi ngo family is very important. Uyu munsi agize ikibazo cyangwa nkakigira, abantu ba mbere bahaguruka ni famiye, right? So niba yewe aclaiming icyantu kira ngo naramwihakanye ngo navuze ngo si wacu, naravuze, I repeat, arahari nguyu ndamubona, naravuze ngo nje nabajije mama niko kuravugisha ukuri, uyu mwana ni uwiwacu kuko nje sinamusize mu rugo, kandi n'ikindi I don't know niba ari uwiwacu. So ni kweri ni uwiwacu, rero we yaravuze ngo namwihakanye. So ibyo se byantukisha, ibyo byantukisha muri ya mwana w'umukobwa mvuma avuga ngo mbayeho nabi. Iba wari uzi ngo wari ubayeho imibereho mbayeho, wabugira Imana. Je ntabwo ufite right zo kuvuga at all. Janet, let me tell you something. Reka nkubwire ikintu kimwe. Urumva? Urabizi ko family. Ego Jackie ndamuzana, please, ndamuzana muhumure.
umuryango wacu genetisiya umuryango wacu ni mugari ya cyane ntuzane Jackie urumva hano kuntuka oya ubimubuza oya azanukire kwa Kasuku Janet nagagutuka don't worry oya ntabwo ari urumva bugutuke urumva azanukire giha kwa Kasuku ni ukuvuga ngo Janet giha ni ukuvuga ngo umuryango wacu Janet arabizi ni umuryango mugari cyane sibyo dufite abana dufite imiryango imeze neza pe cyane dufite oh yes n'imiryango dufite n'abana nk'imiryango b'imfubyi y'abanyarwanda benshi dufite n'imiryango imeze nabi pe sibyo umva gatoya njyewe ufite ikintu nshaka ni ukuntu Kasuku yicara agaprovoka umuntu nawe ubwe yamuburinze njyewe nicyo ndiho behaviors that is manipulation ntabwo Jackie ikiganiro ukuntu nakibonye mwa banyarwanda mwe kirimo ibyaha ni gute ushobora byinshi dufite byinshi bihera kwa Yago anuka anega iminsi uruwuhe wowe urantega iminsi uruwuhe Jane umva sheri wirakara okay urumva giha what I was trying to say noneho mwebwe mwatanga inyuze mu minota mikeya noneho nkazamura Jackie kamuzana yego mu munota umwe nkubwire imiryango dufite ndashaka kubwira Jackie yuko sibyo mu Rwanda dufite imiryango yababaye pe sibyo hari imiryango imeze neza hari n'imiryango yababaye ariko reka nkubwire ntabwo abantu bose bababaye muri iki gihugu cyangwa se bababaye bitwaye nabi sheri ntabwo abantu bose bahuye n'ibibazo bagiye ku karubanda ntabwo abantu bose bababaye bigize uko bashaka reka nkubwire Jackie aracyafite amahirwe Jackie afite umuryango surprisingly njyewe nta nubwo njyewe nabimenye yuko mfite icyo naba mpfana na Jackie ejo bundi nta n'icyumweru kirashira naramubonaga pe buri munsi kuri social media nkamubona pe ariko I didn't know we had anything to do with her urumva ariko reka nkubwire Jackie dufite umuryango nta muntu wakwanga Jackie pe n'umukobwa mwiza n'umwana ushobora kuba n'umwana ushobora kongera akaremwa sheri adafite abantu bamwoshya n'umwana ushobora kongera akaremwa n'umwana ushobora n'umwana Jackie ndaje nkuzambura urumva ariko ikintu kimbabaza ni uburyo abantu bakuru bamuruta ubwenge bashobora kumufasha no mu kwiteza no kumwubaka ari bo bamushyiramo ingengabitekerezo bakamushyiramo ibintu ngenda kubwira ngo hari ibintu numvishe bya Jackie byambabaje cyane bijyanye noneho n'ingengabitekerezo umwana ungana gutyo akaba afite ingengabitekerezo twebwe ntabwo twize tugira ibyo bintu muri famiye yacu ariko kubona umwana ungana gutyo ashobora kuba